biri nyine biri necessary cyane sibyo kuba rero wajya mu murenge nanjye numva it's okay urabizi ndagushyigikiye sibyo nayo nanashyigikiye ko dutegereza mu wawe it's okay ariko nshaka twamutegereza imyaka 2 nshaka twamutegereza imyaka 10 ariko byibura nizeye yuko uri umugore wanjye kuko ubu urishyira wanjye kandi ntabwo twaguma mu bufiance butagera ku umugore n'umugabo aho urukundo rwacu rugeze ndashaka gutanga ariko ko nkurota Rugema afite ubwoba mu gihe kuburana kwe imbere mu rukiko habura umunsi umwe yahamagaye metere aramubwira ati metere nabara ngwino ngira inama ngwino mbe hafi kugira ngo unsobanurire ese nzitwaramo gute metere rero yaje atangira amubwira ati Rugema ugomba kuba uri umuntu uri smart yaba mu mutwe yaba n'uburyo uzaba uri kugaragara ibyo bita physical rero ndakwingenza ikintu cyose uzavuga uzamenye yuko haba hari umuntu wandika ibintu byose uzavuga bazaba bari kubyandika kandi ikindi impamvu dushobora gutsinda kuko twebwe dufite ibimenyetso bo rero abantu tuburana bashobora kuba nta bimenyetso bafite ariko kwa Cyusa ngarutse kwa Cyusa bo impamvu baba bavuga nabo ngo bazatsinda impamvu baba bavuga ko bazatsinda uriya ngo uriya mu polisi cyangwa se musaza wayiribagiza ngo ari imbere cyane rero kuba ari imbere nibyo bari kuvuga ati afite uburyo we yagiye atangamo ikirego n'abantu bazamufasha niyo mpamvu abavuga ati Cyusa bavuga ngo tuzatsinda kandi Rugema nanabimenye yuko ngo tugiye kumufungisha ngo azahita ahunga dore yuko ejo bundi n'ubundi byari bisa nkaho bibaye yuko Rugema abaye nk'uhunga ariko arongera arigarura ariko nubwo yari abaye nk'uhunga Mukanambara ne wari usigayemo ikibazo Mukanambara se yari gusigara hariya cyangwa nawe yari guhunga nibyo rero uriya Cyusa yagiye avuga ati nahunga tuzahita tugenda tujye muri ra mitongo ariko se Cyusa ibyo binarabyize yuko uriya Rugema ahunze ibyo bose yabahungana nabo ese arabizi neza yuko Rugema ubushobozi afite ari ubwo kuvuga ngo arahonze gutyo cyangwa azagenda abe nk'umuntu ubarariye ubari hafi noneho kugira ngo abatagiye kure ahubwo ari kugira ngo abakontorore ikindi kintu Cyusa mwagiye kubona mubona yuko Cyusa yatangiye kwishimira yuko habura ibyumweru 2 ngo babe bajya mu murenge gusa umukunzi we ntabwo abyishimiye ngo umukunzi ahangayikishijwe no kugira ngo abone nyina namara kubona nyina aribwo azatekereza ibyo by'imirenge no kuba yabana n'uriya Cyusa ese koko muri kubona koko uyiribagiza kunda Cyusa niba mukunda se kubera icyo adashaka ko bakora ubukwe ibintu bikava mu nzira ikindi kintu nubwo yavuze gutyo iribagiza isabwira ati mbabarira nanjye nkubwire kuvuga yuko nashaka gukora ubukwe impamvu narayikubwiye nuko nashaka gukora ubukwe ababyeyi banjye badahari rero kuba ababyeyi banjye badahari mba numva bitanshishikaza gukora ubukwe Cyusa akamubwira ati rero niba ababyeyi bawe badahari ngewe turakoresha isho imwe ati iki rero tugomba kujya mu murenge gusa ubukwe tukazabukora mu mawe yaributse cyangwa se mu mawe yaramenye yarasobanukiye yuko umwana we nawe agataha ibyo birori ese ribagiza ko twabonye asa nk'ubyemeye nk'utabyemeye araza gukora iki ese ribagiza koko ashaka kubana na Cyusa ese ribagiza ko twabonye yaruka ese iribagiza yaba twite Rugema afite ubwoba mu gihe kuburana kwe imbere mu rukiko habura umunsi umwe yahamagaye metere aramubwira ati metere nabara ngwino ngira inama ngwino mbe hafi kugira ngo unsobanurire ese nzitwaramo gute metere rero yaje atangira amubwira ati Rugema ugomba kuba uri umuntu uri smart yaba mu mutwe yaba n'uburyo uzaba uri kugaragara ibyo bita physical rero ndakwingenza ikintu cyose uzavuga uzamenye yuko haba hari umuntu wandika ibintu byose uzavuga bazaba bari kubyandika kandi ikindi impamvu dushobora gutsinda kuko twebwe dufite ibimenyetso bo rero abantu tuburana bashobora kuba nta bimenyetso bafite ariko kwa Cyusa ngarutse kwa Cyusa bo impamvu baba bavuga nabo ngo bazatsinda impamvu baba bavuga ko bazatsinda uriya ngo uriya mu polisi cyangwa se musaza wayiribagiza ngo ari imbere cyane rero kuba ari imbere nibyo bari kuvuga ati
afite uburyo we yagiye atangamo ikirego n'abantu bazamufasha, niyo mpamvu abavuga ati Cyusa bavuga ngo tuzatsinda, kandi Rugema nanabimenye yuko ngo tugiye kumufungisha ngo azahita ahunga, dore yuko ejo bundi n'ubundi byari bisa nkaho bibaye yuko Rugema abaye nk'uhunga ariko arongera arigarura, ariko nubwo yari abaye nk'uhunga Mukanambara niwe wari usigayemo ikibazo. Mukanambara se yari gusigara hariya cyangwa nawe yari guhunga? Nibyo rero uriya Cyusa yagiye avuga ati nahunga tuzahita tugenda tujye muri iriya mitongo, ariko se Cyusa ibyo bintu arabyizeye yuko uriya Rugema ahunze ibyo bose yabahungana nabo? Ese arabizi neza yuko Rugema ubushobozi afite ari ubwo kuvuga ngo arahonze gutyo, cyangwa azagenda abe nk'umuntu ubarariye ubari hafi, noneho kugira ngo abe atagiye kure ahubwo ari kugira ngo abakontorore? Ikindi kintu Cyusa mwagiye kubona mubona yuko Cyusa yatangiye kwishimira yuko habura ibyumweru 2 ngo babe bajya mu murenge, gusa umukunzi we ntabwo abyishimiye, ngo umukunzi ahangayikishijwe no kugira ngo abone nyina, namara kubona nyina aribwo azatekereza ibyo by'imirenge no kuba yabana n'uriya Cyusa. Ese koko muri kubona koko Iribagiza akunda Cyusa? Niba mukunda se kubera icyo adashaka ko bakora ubukwe ibintu bikava mu nzira? Ikindi kintu nubwo yavuze gutyo Iribagiza yahise amubwira ati mbabarira nanjye nkubwire, kuvuga yuko nashaka gukora ubukwe impamvu narayikubwiye nuko nashaka gukora ubukwe ababyeyi banjye badahari, rero kuba ababyeyi banjye badahari mba numva bitanshishikaza gukora ubukwe. Cyusa akamubwira ati rero niba ababyeyi bawe badahari ngewe turakoresha isho imwe, ati iki rero tugomba kujya mu murenge gusa, ubukwe tukazabukora mama wawe yaributse cyangwa se mama wawe yaramenye yarasobanukiye yuko uri umwana we nawe agataha ibyo birori. Ese Iribagiza ko twabonye asa nk'ubyemeye nk'utabyemeye araza gukora iki? Ese Iribagiza koko ashaka kubana na Cyusa? Ese Iribagiza ko twabonye yaruka, ese Iribagiza yaba atwite? Rugema afite ubwoba mu gihe kuburana kwe imbere mu rukiko habura umunsi umwe. Yahamagaye Metere aramubwira ati Metere Nabara, ngwino ngire inama, ngwino mbe hafi kugira ngo unsobanurire ese nzitwaramo gute. Metere rero yaje atangira amubwira ati Rugema ugomba kuba uri umuntu uri smart, yaba mu mutwe yaba n'uburyo uzaba uri kugaragara, ibyo bita physical. Rero ndakwinginze ikintu cyose uzavuga uzamenye yuko haba hari umuntu wandika, ibintu byose uzavuga bazaba bari kubyandika. Kandi ikindi impamvu dushobora gutsinda kuko twebwe dufite ibimenyetso, bo rero abantu tuburana bashobora kuba nta bimenyetso bafite. Ariko kwa Cyusa, ngarutse kwa Cyusa, bo impamvu baba bavuga nabo ngo bazatsinda, impamvu baba bavuga ko bazatsinda uriya ngo uriya mu polisi cyangwa se musaza wa Iribagiza ngo ari imbere cyane. Rero kuba ari imbere nibyo bari kuvuga ati afite uburyo we yagiye atangamo ikirego n'abantu bazamufasha, niyo mpamvu abavuga ati Cyusa bavuga ngo tuzatsinda, kandi Rugema nanabimenye yuko ngo tugiye kumufungisha ngo azahita ahunga, dore yuko ejo bundi n'ubundi byari bisa nkaho bibaye yuko Rugema abaye nk'uhunga ariko arongera arigarura, ariko nubwo yari abaye nk'uhunga Mukanambara niwe wari usigayemo ikibazo. Mukanambara se yari gusigara hariya cyangwa nawe yari guhunga? Nibyo rero uriya Cyusa yagiye avuga ati nahunga tuzahita tugenda tujye muri iriya mitongo, ariko se Cyusa ibyo bintu arabyizeye yuko uriya Rugema ahunze ibyo bose yabahungana nabo? Ese arabizi neza yuko Rugema ubushobozi afite ari ubwo kuvuga ngo arahonze gutyo, cyangwa azagenda abe nk'umuntu ubarariye ubari hafi, noneho kugira ngo abe atagiye kure ahubwo ari kugira ngo abakontorore? Ikindi kintu Cyusa mwagiye kubona mubona yuko Cyusa yatangiye kwishimira yuko habura ibyumweru 2 ngo babe bajya mu murenge, gusa umukunzi we ntabwo abyishimiye, ngo umukunzi ahangayikishijwe no kugira ngo abone nyina, namara kubona nyina aribwo azatekereza ibyo by'imirenge no kuba yabana n'uriya Cyusa. Ese koko muri kubona koko Iribagiza akunda Cyusa? Niba mukunda se kubera icyo adashaka ko bakora ubukwe ibintu bikava mu nzira? Ikindi kintu nubwo yavuze gutyo Iribagiza yahise amubwira ati mbabarira nanjye nkubwire, kuvuga yuko nashaka gukora ubukwe impamvu narayikubwiye nuko nashaka gukora ubukwe ababyeyi banjye badahari, rero kuba ababyeyi banjye badahari mba numva bitanshishikaza gukora ubukwe.
Cyusa akamubwira ati rero niba ababyeyi bawe badahari ngewe turakoresha isho imwe. Ati iki rero tugomba kujya mu murenge gusa, ubukwe tukazabukora mama wawe yaributse cyangwa se mama wawe yaramenye yarasobanukiye yuko uri umwana we nawe agataha ibyo birori. Ese iribagiza ko twabonye asa nk'ubyemeye nk'utabyemeye araza gukora iki? Ese iribagiza koko ashaka kubana na Cyusa? Ese iribagiza ko twabonye yaruka? Ese iribagiza yaba atwite? Rugema afite ubwoba mu gihe kuburana kwe imbere mu rukiko habura umunsi umwe. Yahamagaye Metere aramubwira ati Metere nabara, ngwino ngire inama, ngwino mbe hafi kugira ngo unsobanurire ese nzitwaramo gute. Metere rero yaje atangira amubwira ati Rugema, ugomba kuba uri umuntu uri smart, yaba mu mutwe yaba n'uburyo uzaba uri kugaragara, ibyo bita physical. Rero ndakwinginze ikintu cyose uzavuga uzamenye yuko haba hari umuntu wandika, ibintu byose uzavuga bazaba bari kubyandika. Kandi ikindi impamvu dushobora gutsinda kuko twebwe dufite ibimenyetso, bo rero abantu tuburana bashobora kuba nta bimenyetso bafite. Ariko kwa Cyusa, ngarutse kwa Cyusa, bo impamvu baba bavuga nabo ngo bazatsinda, impamvu baba bavuga ko bazatsinda uriya ngo uriya mu polisi cyangwa se musaza wa Iribagiza ngo ari imbere cyane. Rero kuba ari imbere nibyo bari kuvuga ati afite uburyo we yagiye atangamo ikirego n'abantu bazamufasha, niyo mpamvu abavuga ati Cyusa bavuga ngo tuzatsinda. Kandi Rugema nanabimenye yuko ngo tugiye kumufungisha ngo azahita ahunga, dore yuko ejo bundi n'ubundi byari bisa nkaho bibaye yuko Rugema abaye nk'uhunga ariko arongera arigarura. Ariko nubwo yari abaye nk'uhunga, Mukanambara ne wari usigayemo ikibazo. Mukanambara se yari gusigara hariya cyangwa nawe yari guhunga? Nibyo rero uriya Cyusa yagiye avuga ati nahunga tuzahita tugenda tujye muri iriya mitongo. Ariko se Cyusa ibyo bintu arabyizeye yuko uriya Rugema ahunze ibyo bose yabahungana nabo? Ese arabizi neza yuko Rugema ubushobozi afite ari ubwo kuvuga ngo arahonze gutyo, cyangwa azagenda abe nk'umuntu ubarariye ubari hafi noneho kugira ngo aba atagiye kure, ahubwo ari kugira ngo abakontorore? Ikindi kintu Cyusa mwagiye kubona mubona yuko Cyusa yatangiye kwishimira yuko habura ibyumweru bibiri ngo babe bajya mu murenge. Gusa umukunzi we ntabwo abyishimiye, ngo umukunzi ahangayikishijwe no kugira ngo abone nyina, namara kubona nyina aribwo azatekereza ibyo by'imirenge no kuba yabana n'uriya Cyusa. Ese koko muri kubona koko Iribagiza akunda Cyusa? Niba mukunda se kubera icyo adashaka ko bakora ubukwe ibintu bikava mu nzira? Ikindi kintu nubwo yavuze gutyo Iribagiza yahise amubwira ati mbabarira nanjye nkubwire, kuvuga yuko nashaka gukora ubukwe impamvu narayikubwiye nuko nashaka gukora ubukwe ababyeyi banjye badahari. Rero kuba ababyeyi banjye badahari mba numva bitanshishikaza gukora ubukwe. Cyusa akamubwira ati rero niba ababyeyi bawe badahari ngewe turakoresha isho imwe. Ati iki rero tugomba kujya mu murenge gusa, ubukwe tukazabukora mama wawe yaributse cyangwa se mama wawe yaramenye yarasobanukiye yuko uri umwana we nawe agataha ibyo birori. Ese iribagiza ko twabonye asa nk'ubyemeye nk'utabyemeye araza gukora iki? Ese iribagiza koko ashaka kubana na Cyusa? Ese iribagiza ko twabonye yaruka? Ese iribagiza yaba atwite? Rugema afite ubwoba mu gihe kuburana kwe imbere mu rukiko habura umunsi umwe. Yahamagaye Metere aramubwira ati Metere nabara, ngwino ngire inama, ngwino mbe hafi kugira ngo unsobanurire ese nzitwaramo gute. Metere rero yaje atangira amubwira ati Rugema, ugomba kuba uri umuntu uri smart, yaba mu mutwe yaba n'uburyo uzaba uri kugaragara, ibyo bita physical. Rero ndakwinginze ikintu cyose uzavuga uzamenye yuko haba hari umuntu wandika, ibintu byose uzavuga bazaba bari kubyandika. Kandi ikindi impamvu dushobora gutsinda kuko twebwe dufite ibimenyetso, bo rero abantu tuburana bashobora kuba nta bimenyetso bafite. Ariko kwa Cyusa, ngarutse kwa Cyusa, bo impamvu baba bavuga nabo ngo bazatsinda, impamvu baba bavuga ko bazatsinda uriya ngo uriya mu polisi cyangwa se musaza wa Iribagiza ngo ari imbere cyane.
rero kuba ari imbere nibyo bari kuvuga ati afite uburyo we yagiye atangamo ikirego n'abantu bazamufasha, niyo mpamvu abavuga ati Cyusa bavuga ngo tuzatsinda, kandi Rugema nanabimenye yuko ngo tugiye kumufungisha ngo azahita ahunga, dore yuko ejo bundi n'ubundi byari bisa nkaho bibaye yuko Rugema abaye nk'uhunga ariko arongera arigarura, ariko nubwo yari abaye nk'uhunga Mukanambara niwe wari usigayemo ikibazo. Mukanambara se yari gusigara hariya cyangwa nawe yari guhunga? Nibyo rero uriya Cyusa yagiye avuga ati nahunga tuzahita tugenda tujye muri iriya mitongo, ariko se Cyusa ibyo bintu arabyizeye yuko uriya Rugema ahunze ibyo bose yabahungana nabo? Ese arabizi neza yuko Rugema ubushobozi afite ari ubwo kuvuga ngo arahonze gutyo, cyangwa azagenda abe nk'umuntu ubarariye ubari hafi, noneho kugira ngo abe atagiye kure ahubwo ari kugira ngo abakontorore? Ikindi kintu Cyusa mwagiye kubona mubona yuko Cyusa yatangiye kwishimira yuko habura ibyumweru bibiri ngo babe bajya mu murenge, gusa umukunzi we ntabwo abyishimiye, ngo umukunzi ahangayikishijwe no kugira ngo abone nyina, namara kubona nyina aribwo azatekereza ibyo by'imirenge no kuba yabana n'uriya Cyusa. Ese koko muri kubona koko Iribagiza akunda Cyusa? Niba mukunda se kubera icyo adashaka ko bakora ubukwe ibintu bikava mu nzira? Ikindi kintu nubwo yavuze gutyo Iribagiza yahise amubwira ati mbabarira nanjye nkubwire, kuvuga yuko nashaka gukora ubukwe impamvu narayikubwiye nuko nashaka gukora ubukwe ababyeyi banjye badahari, rero kuba ababyeyi banjye badahari mba numva bitanshishikaza gukora ubukwe. Cyusa akamubwira ati rero niba ababyeyi bawe badahari ngewe turakoresha isho imwe, ati iki rero tugomba kujya mu murenge gusa, ubukwe tukazabukora mama wawe yaributse cyangwa se mama wawe yaramenye yarasobanukiye yuko uri umwana we nawe agataha ibyo birori. Ese Iribagiza ko twabonye asa nk'ubyemeye nk'utabyemeye araza gukora iki? Ese Iribagiza koko ashaka kubana na Cyusa? Ese Iribagiza ko twabonye yaruka, ese Iribagiza yaba atwite? Rugema afite ubwoba mu gihe kuburana kwe imbere mu rukiko habura umunsi umwe. Yahamagaye Metere aramubwira ati Metere Nabara, ngwino ngire inama, ngwino mbe hafi kugira ngo unsobanurire ese nzitwaramo gute. Metere rero yaje atangira amubwira ati Rugema ugomba kuba uri umuntu uri smart, yaba mu mutwe yaba n'uburyo uzaba uri kugaragara, ibyo bita physical. Rero ndakwinginze ikintu cyose uzavuga uzamenye yuko haba hari umuntu wandika, ibintu byose uzavuga bazaba bari kubyandika. Kandi ikindi impamvu dushobora gutsinda kuko twebwe dufite ibimenyetso, bo rero abantu tuburana bashobora kuba nta bimenyetso bafite. Ariko kwa Cyusa, ngarutse kwa Cyusa, bo impamvu baba bavuga nabo ngo bazatsinda, impamvu baba bavuga ko bazatsinda uriya ngo uriya mu polisi cyangwa se musaza wa Iribagiza ngo ari imbere cyane. Rero kuba ari imbere nibyo bari kuvuga ati afite uburyo we yagiye atangamo ikirego n'abantu bazamufasha, niyo mpamvu abavuga ati Cyusa bavuga ngo tuzatsinda, kandi Rugema nanabimenye yuko ngo tugiye kumufungisha ngo azahita ahunga, dore yuko ejo bundi n'ubundi byari bisa nkaho bibaye yuko Rugema abaye nk'uhunga ariko arongera arigarura, ariko nubwo yari abaye nk'uhunga Mukanambara niwe wari usigayemo ikibazo. Mukanambara se yari gusigara hariya cyangwa nawe yari guhunga? Nibyo rero uriya Cyusa yagiye avuga ati nahunga tuzahita tugenda tujye muri iriya mitongo, ariko se Cyusa ibyo bintu arabyizeye yuko uriya Rugema ahunze ibyo bose yabahungana nabo? Ese arabizi neza yuko Rugema ubushobozi afite ari ubwo kuvuga ngo arahonze gutyo, cyangwa azagenda abe nk'umuntu ubarariye ubari hafi, noneho kugira ngo abe atagiye kure ahubwo ari kugira ngo abakontorore? Ikindi kintu Cyusa mwagiye kubona mubona yuko Cyusa yatangiye kwishimira yuko habura ibyumweru bibiri ngo babe bajya mu murenge, gusa umukunzi we ntabwo abyishimiye, ngo umukunzi ahangayikishijwe no kugira ngo abone nyina, namara kubona nyina aribwo azatekereza ibyo by'imirenge no kuba yabana n'uriya Cyusa. Ese koko muri kubona koko Iribagiza akunda Cyusa? Niba mukunda se kubera icyo adashaka ko bakora ubukwe ibintu bikava mu nzira? Ikindi kintu nubwo yavuze gutyo Iribagiza yahise amubwira ati mbabarira nanjye nkubwire, kuvuga yuko nashaka gukora ubukwe impamvu narayikubwiye nuko nashaka gukora ubukwe ababyeyi banjye badahari, rero kuba ababyeyi banjye badahari mba numva bitanshishikaza gukora ubukwe.
Cyusa akamubwira ati rero niba ababyeyi bawe badahari ngewe turakoresha ishu imwe. Ati iki rero tugomba kujya mu murenge gusa, ubukwe tukazabukora mama wawe yaributse cyangwa se mama wawe yaramenye yarasobanukiye yuko uri umwana we nawe agataha ibyo birori. Ese iribagiza ko twabonye asa nk'ubyemeye nk'utabyemeye araza gukora iki? Ese iribagiza koko ashaka kubana na Cyusa? Ese iribagiza ko twabonye aruka? Ese iribagiza yaba atwite? Rugema afite ubwoba mu gihe kuburana kwe imbere mu rukiko habura umunsi umwe. Yahamagaye Metere aramubwira ati Metere nabara, ngwino ngire inama, ngwino mbe hafi kugira ngo unsobanurire ese nzitwaramo gute. Metere rero yaje atangira amubwira ati Rugema, ugomba kuba uri umuntu uri smart, yaba mu mutwe yaba n'uburyo uzaba uri kugaragara, ibyo bita physical. Rero ndakwinginze ikintu cyose uzavuga uzamenye yuko haba hari umuntu wandika, ibintu byose uzavuga bazaba bari kubyandika. Kandi ikindi impamvu dushobora gutsinda kuko twebwe dufite ibimenyetso, bo rero abantu tuburana bashobora kuba nta bimenyetso bafite. Ariko kwa Cyusa, ngarutse kwa Cyusa, bo impamvu baba bavuga nabo ngo bazatsinda, impamvu baba bavuga ko bazatsinda uriya ngo uriya mu polisi cyangwa se musaza wa Iribagiza ngo ari imbere cyane. Rero kuba ari imbere nibyo bari kuvuga ati afite uburyo we yagiye atangamo ikirego n'abantu bazamufasha, niyo mpamvu abavuga ati Cyusa bavuga ngo tuzatsinda. Kandi Rugema nanabimenye yuko ngo tugiye kumufungisha ngo azahita ahunga, dore yuko ejo bundi n'ubundi byari bisa nkaho bibaye yuko Rugema abaye nk'uhunga ariko arongera arigarura. Ariko nubwo yari abaye nk'uhunga, Mukanambara ne wari usigayemo ikibazo. Mukanambara se yari gusigara hariya cyangwa nawe yari guhunga? Nibyo rero uriya Cyusa yagiye avuga ati nahunga tuzahita tugenda tujye muri iriya mitongo. Ariko se Cyusa ibyo bintu arabyizeye yuko uriya Rugema ahunze ibyo bose yabahungana nabo? Ese arabizi neza yuko Rugema ubushobozi afite ari ubwo kuvuga ngo arahonze gutyo, cyangwa azagenda abe nk'umuntu ubarariye ubari hafi noneho kugira ngo abe atagiye kure, ahubwo ari kugira ngo abakontorore? Ikindi kintu Cyusa mwagiye kubona mubona yuko Cyusa yatangiye kwishimira yuko habura ibyumweru bibiri ngo babe bajya mu murenge. Gusa umukunzi we ntabwo abyishimiye, ngo umukunzi ahangayikishijwe no kugira ngo abone nyina, namara kubona nyina aribwo azatekereza ibyo by'imirenge no kuba yabana n'uriya Cyusa. Ese koko muri kubona koko Iribagiza akunda Cyusa? Niba mukunda se kubera icyo adashaka ko bakora ubukwe ibintu bikava mu nzira? Ikindi kintu nubwo yavuze gutyo Iribagiza yahise amubwira ati mbabarira nanjye nkubwire, kuvuga yuko nashaka gukora ubukwe impamvu narayikubwiye nuko nashaka gukora ubukwe ababyeyi banjye badahari. Rero kuba ababyeyi banjye badahari mba numva bitanshishikaza gukora ubukwe. Cyusa akamubwira ati rero niba ababyeyi bawe badahari ngewe turakoresha ishu imwe. Ati iki rero tugomba kujya mu murenge gusa, ubukwe tukazabukora mama wawe yaributse cyangwa se mama wawe yaramenye yarasobanukiye yuko uri umwana we nawe agataha ibyo birori. Ese iribagiza ko twabonye asa nk'ubyemeye nk'utabyemeye araza gukora iki? Ese iribagiza koko ashaka kubana na Cyusa? Ese iribagiza ko twabonye aruka? Ese iribagiza yaba atwite?